ndakabye mbaze babwira impamvu mpamagaye Magashi hari ibintu umugore wa Magashi niba ari muri Amerika koko kwa Trump wabyumvise neza Magashi tumuzi nk'ingotanyi cyane Magashi tumuzi nk'umurashi wabyumvise neza uyu mugore wa niba yarashatse Magashi atazi Magashi uwo ari we nabanze afata umwanya atekereze Magashi abige Magashi yabivuze Magashi atabize Magashi ntabyaze none se ubumvise atamushyirishijemo umugore nawe ufata icyemezo umugabo atabizi wumve Magashi ntabyaze wabyumvise Magashi ni inkotanyi Magashi ni inkotanyi arakotana Magashi akunda igihugu Magashi arwanira igihugu Magashi aratukwa Magashi bamucira mu maso Magashi bamutuka ibitutsi za komentari zimutuka zimusebya zigira gute zisebya Magashi ariko uyu Magashi byavuze byose yabivuze ariko Bosco Empire yavuze umugore wa Magashi wabyumvise neza yemera guhagarara yemera kurwara intambara twese turahaguruka dufasha Magashi Gasuka arahaguruka Korode ndahaguruka dufasha Magashi nawe Bosco Empire wabyumvise neza nawe ubwawe warahagurutse nawe wahinduye content kugira ngo tube nyuma y'umugore wa Bosco arangije we umugore wa Magashi arangije ngo Korode ndi umunyameshi ngo ndi hajya ngo ndi umunyameshi ndike uri umunyamazima ngo ndi umunyameshi ndi umunyamazima mugabo zigira amazima wabyumvise neza Magashi nagasu ngo yagiye ngo guyaguye Bosco ngagiye gutega garuka ngo batabiziranye wabyumva neza yewe ntago baguyaguyira Bosco ku izina cyanje wabyumvise neza uyu mugore wa Magashi niba atagira aho komoka nareke kudushyira mu kibazo niba ataza havuka nareke kwitiranya Kibuye mu Bugango areke kwitiranya mu Buga areke kwitiranya he wabyumvise neza ntabwo utagira havuka ubwe yatwigire kavuka ku Mubuga ugatwigira yuko famiye yiwe babishe muri genocide yakorewe Abatutsi agahinda karamara ndababara cyane maze kumva witwa ryandikayo kari we wayoboye ibitero byo ku Mubuga naho bita Muranga na Adventiste na za Bisesero umugore wa Magashi akabagambaniye umugabo we yatanze amakuru kwa Bosco Empire ikiganiro mwakibonye ariko izi saha biteye umwiryane hagati ya kipenzi cya 127 radio ndetse na hagati ya Magashi Sebi radio nago yumva uburyo umugore wa Magashi ari wizi saha wabyuka mu gitondo akifatanya nabo umugabo wirirwa rwana nabo ibi bintu nkuko bibarya nkuko bibabaza mujye mwibuka ko nabandi nuko imitima yabo ibimeze nuko imitima yabo ibimeze kuri iyi nshuro ntago tuzi nimba Magashi aza gutanga ikiganiro atubwira ububi bw'umugore we uburyo umugore we yifatanyije n'ibigarasha bagakora inkuru ntago tubizi ariko kirakwiriye ese umugore wawe nawe uramubara mu bigarasha ko acamatanya n'ibigarasha cyangwa uramugirira impuhwe kuko ari uwawe wibuka intego n'imwe buri muntu wese uzigera yifatanya n'abarwanya iki igihugu cyacu n'abasebye igihugu cyacu tuzagira gute tuzamuvudukana uzifatanya n'abasebye igihugu cyacu cyo n'abakirwanya tuzagira gute tuzamuvudukana kuri ino nshuro umugore wawe uramuduha tumuvudukane cyangwa ugiye intambara ugiye kuzicumbikisha ayo amagambo genda ibwire Bosco wabyumvise habone kundi mugabo witwa Richard uba muri Leta Zunze za Amerika umugore ari warokokanye n'uyu mugore wa Magashi umugore wa Richard yarokokanye n'umugore wa Magashi yego urumva ko uyu mugore wa Magashi niko agize gute niko avuze hanyuma rero tukibaza yarokokeye he hitwa ngo iki mukaye gace muyihe santere cyangwa se mukaye amagana hitwa ngo iki nibaza ndapa niba uyu mugore ashaka kudukira hagati na hagati arashaka kudukira hagati na hagati hitwa ngo iki wabyumvise neza ngenda nibaza Antoine ntagiye kukugiraho amakenga jewe umugore wa Magashi ntagiye umugabo wawe ni inshuti yanjye ariko kandi dushobora gushwana bitewe nawe
ugashwana n'umugabo n'amagashi none se uyu mugore baraza kunyitereka ngo kiwe ngo umunyamenshi naracisha imodoka yanjye nkatwika esanse yanjye nkagira gute mwerekeza ku kibuye Bosco umuraje ishinga atuma adasinzira muri kiriya gihe Bosco yaramuze kuvuganye na Antoinette ijo bwarindaga bukena madame arabizi utangiye kumenya icyo bita gusubiza wabanje gutekereza. Sebiradiyo yababajwe cyane n'amagambo umugore wawe yagiye agatangaza kuri Bosco Empire, kandi mwirirwa hano muvuga ko Bosco Empire ari inyangarwanda, mwirirwa muhanganye na Bosco Empire, muhanganye n'inyangarwanda. Kuri iyi ncuro rero umugore wawe ni Pata na Rugi n'inyangarwanda, ni ikipe imwe n'inyangarwanda mwirirwa mu Rwanda nazo. Sebiradiyo byamubabaje cyane, aranarira cyane, ariko aguhamagaye hari uburyo witwayemo nkunzi. Wanze kwerekana ko umugore wawe ari umunyamakosa, wanze kwerekana ko umugore wawe agize ate yifatanyije n'iki n'abantu wirirwa ugira gute uhanganye nabo hano wita inyangarwanda. Wanze kubyerekana, nyamara bafite na nimero zabo, aranabahamagara uko abishatse bakaganira nabo. Ariko hano wirirwa bamwe na bamwe bashyiraho ibyaha byuko bajya n'amafaranga y'inyangarwanda. Ubu se nimba avugana nabo akabaganira nabo ku matelefoni, ubu warya yangana iki? Twabyirwa n'iki ko numvise ngari muri Amerika ko kuyakoherereza abatariho? By the way, ngewe mba nivugira ibyanjye mwazanye hano buretse Sebiradiyo yababaye, mwamubabaje. Ibi bintu ntabwo bikwiriye, ntabwo byakagombye kuva mu mugore wa Bosco Empire, cyangwa bikava mu mugore wa Karegeya, cyangwa bikava mu mugore wa Ndahiro Valence Papi, cyangwa se bigakorwa n'umugore wa Theo. Abo bagore nibo bakagombye kuba byibura bari kuganira na Bosco Empire baganira. Ariko izi saha magashi wacu twemera umugore watugambanire, birababaje, mwababaje rwose. Kipenzi cha watu yababaye kabisa. Sorry kipenzi changu. Izi saha azanye umugore wande wa Magashi, ejo azazana umugore wa Sebiradiyo. Trust me. Uzatinya umuntu yaguhigiye bro, yaguhigiye. Ejo zahamagara inshoreke zanyu. Yego. Navuze ko naza guseka, birababaje, biteye agahinda. Izi saha umugore wa Magashi atumye umubano wa Sebiradiyo na Magashi uzama gatotsi, kubera ko Sebiradiyo ubwo yanditse aravuga ngo umugore wa Magashi ni umugambanyi, yagiye kwifatanya n'ibigarasha, kandi umugabo we yicara kuri kamera akirirwa rwana n'ibigarasha. None umugore we yahagurutse atanga ikiganiro mu bigarasha. Mwoka byara mwe, mwoga heka mwe, izi nkuru turazibara gute, turazigenza gute ko Magashi ureba nawe ijuru rimugwiriye? Bamikwano bazaringi, amazina nk'ibisanzwe ni Shakila, mbona bihita no stress baruteka zivuga ololo uw'igikundiro. Abantu nsanga mu bigari bamikwano badaringi, namuvana ruryama namuvana rusinzira. Buri muvana wese ajye yihandagaza yikomange mu gatuza avuge ngo bwije nkoze iki, bwije ukoze iki inshuti y'Imana, abakoze barifuzwa. Aho kugira ngo uzagwe ku kindi, uzagwe ku rugamba rwo gushaka icyabuze, abakoze barifuzwa.
iye mumvugira utiye kakati ba migwano kuri inshuro inkuru mfite nagishimishije iki kiganiro ngiye kugikora naseka nahumuye narakaye nababaye kubera ko kirababaje birababaje cyane handi ku rwego numva umutima wanjye utangiye kudunda dunda sinzi uko mbigenza Imana imfashe sinze kurira ngo nakaza amarira yanjye pe kuko ndababaye abashu ndababaye Kamanza nshimira bamaze gukora subscribe kuri YouTube channel ya Shakira mbona bihita Imana ibaha umugisha no kuri kw'Imana mbahorane muremewe nawe ureba ikiganiro nukirangize warangiza ugakomentinga utakirangije nyamuneka jya mu mubare wabemewe ujye ureba ukirangize unagisharinge iye ngewe ndi timu kwizirika nzabizirikaho nzabijugunyangaho nzabihambiraho uzamaga azakura YouTube muri telefone ye uzandambirwa azakura YouTube muri telefone ye ariko ngewe ndizirika iye mbiziritseho mbihwanyangujeho navuze ko naza guseka ntabwo nza gushyiramo ubukoryo no guseka ndababaye ku rwego mwebwe mudashobora kubyumva ariko mumbabarire mumfate nagwa nadandabirana ibi bintu biteye agahinda iki kiganiro ndashaka Magashi ucyumve ugitega amatwi tugiye gukuramo amarangamutima Magashi mwese mumuzi nk'umugabo urwana n'ibigarasha urwana n'inyangarwanda wihagarara hakavuga ati ngende inkotanyi ngomba guhagarara ku muntu wari we wese ushaka gukinira ku gihugu cy'u Rwanda we salute you turabyemera tunarabigukundira pe ariko Magashi ibintu bitangiye kumukomerana ubwo yatangiye kwataka abanyamakuru bakoresha social media bagenzi bi agatangira guhuza uriya nawe uri ikigarasha reba inkuru akora nizinyangarwanda reba inkuru akora nizinyangarwanda kugeza ubu aho abanyamakuru bamwe na bamwe bagiye biyanga batangira noneho kwerura pe buri hari igihe umuntu mwirukangana cyane komeza umwirukangana agashyira agashira imumu agahagarara noneho mugahangana ndababaye ariko sometimes hari abantu tuzana mu buzima bwacu bakatwangiriza izina bagadusiga izina ryacu ryangiritse bagasiga izina ryacu ryangiritse bakadusiga isura mbi muri societe nyamara societe atari ko yadufataga uko nukuri kwanjye birambabaje ibi bintu mwabitangiye twese tubona ni bya bindi ariko aho bigeze noneho abeg Maga ndashaka wagitinge nk'umuntu w'umugabo ufite icyubahiro cye nk'umugabo uvuga ijambo rihamye kandi ukunze umuryango we ureka gukora nk'umuntu udakunze umuryango we ubu hano hagize umuntu uvuga gatoya akavuga kuri Bosco Empire muhita mumugira umufatanyacyaha nawe mukamwita inyangarwanda bra mu biganiro byanyu mugende mubirebe mwagiye mubikora kugeza ubwo Magashi avuga ngo ngese ngo Shakira ngabaye ari nk'inyangarwanda ngo yaba ngo kabutuyu icyo kintu se wakivuze ariko se Maga reka tuvugishe ukuri ngewe wenda nza mu nkuru mwebwe mwizaniye mwicara mu magambo mwikoreye nkayavuga nkayasubiramo nkayatanga ibitekerezo byanjye nkurikije uko mwabivuze ariko se ubu ngubu noneho se Maga ndeba hano mukwana inshuti yanjye ndabizi neza ngewe nagwa nkize mu mwandiko umwe icyo nazize nuko nagukosoye ku mujinya wagaragaje ku nkuru z'abantu ubona baziyahura bazapfa nabi bazapfa bangara sicyo wanjijije ariko se Maga bubyutse mu gitondo ugasanga uwo wita umugore wawe uwo wita sheri wawe uwo wita mama w'abana bawe ugasanga noneho we
avugana n'inyangarwanda umunsi ku munsi. Aba wirirwa wita inyangarwanda ugasanga we noneho avugana nabo umunsi ku munsi akabaha n'ibiganiro. Hey! Mama w'abana babuza bigenza uti? Nawe uzamwataka se kutaradukorera ikiganiro cya madamu? Nawe wamwatatse nk'umuntu nawe wavuganye na nande na Bosco Empire. Nk'umuntu wavuganye na Bosco Empire kutaraza ngo uvuge uti umugore wanjye nararanye nawe, mama w'abana banjye nawe yanciye inyuma yifatanya n'iki n'inyangarwanda. Ngewe nazize akajambo kamwe ko kuvuga ngo Bosco Empire mu biganiro akora, muri content izakora, uko yatangiye n'izi saa uko yatangiye abikora, yagiye ahinduka atangira gukora inkuru ze bitewe n'ibitekerezo nibyo mwebwe muri kumutekerereza. Mwibuke mwateruye kamera mujya ku musozi ngo wiwabo, ngiye mbibonera hariya. Nyiri kujyayo ni umushuti w'iki? Ni umushuti wa Magashi. Magashi no hano uri kugwa mu mutego. Inshuti yanjye uri kugwa mu mutego. Mushuti wawe yateruye kamera ajya ku musozi wiwabo, ibiganiro yakoreyeho mwarabibonye. Icyaha ni gatozi kabone nubwo Isa Bosco Empire yaba yarakoze amahano. Icyaha ni gatozi kireba ndi? Kirareba se umwana ntago agomba kuryozwa ibyo se yagize ate yasize akoze ku musozi. Ari ibyo tugiye tubikora gutya muri no systeme sha nta n'abaturanyi twagira, nta nshuti twagira, nitwavomerana, n'uwahahira mu isoko. Ariko ndi umunyarwanda yajije kunga ubumwe, ikuraho amacakubiri. Umunyarwanda yitwa umunyarwanda, abakoze ibyaha barabihanirwa, ariko imiryango y'abasigaye ntiyigeze ihutazwa. Nababwiye ngo munyumve neza. Nese maga ko umugore wawe avugana na Bosco Empire, afite na nimero ye ya telefone, ubu nawe yiswe ikigarasha. Ubu nawe ni ikigarasha. Mw'abantu mwe bajya bavuga ngo utazazira inarabyaza inarashatse. Kuri ino ncuro rero inshuti yawe magara wizaniye mu buzima bwawe, izi saha nifashe ya mbere yo kutangira gukora inkuru n'ibiganiro ku mugore wawe wishakiye ukunze, kabana niyo mwaba mwaratandukanye cyangwa se mukibana. Gusa amakuru ya mfite nuko mugifitanya akantu. Ese mushuti wawe uramwiyama, urakora ikiganiro? No, by the way, urakora ikiganiro kuko ibyanyu byose bica mu biganiro. Kwiyama abantu, guha gasopa abantu bica mu biganiro. Umugore wawe aziranye n'uyu mugore uri mu Bugande muhanganye, mama baby, baraziranye. Akabaziranye nande na Bosco Empire, barahamagarana, baravugana. Aba bantu bose wabashyize mu gatebo kamwe, kandi mama bebe avugana na Ibrahim, cya kigarasha kimwe kirirwa kivugwa amahomvomvu, kirirwa kivuga ubusa, kirirwa gitaganyuka, kirirwa kiruka cyabuza uko kigira. Iye bose baraziranye, kandi baziranye n'umugore wawe. Maga urabigenza ute? Umugore wawe nawe uraza umukoreye ikiganiro uvuga ko ari ikigarasha? Umugore wawe se nawe uvugana n'ibigarasha akabiha n'ibiganiro? Uyu mugore wawe, no, by the way, nawe ugomba kumukoraho inkuru, kuko izi saha umuntu arivugira akantu, uri umwe nabo, nushaka no kudutega amatwi. Izi saha rero imvura iguye iwawe. Hey, banange ibi bintu, no, by the way, Imana yo mwijuru turengere. Iyi ntambara nize igarukira aha. Mr. Magashi, inshuti ya bose, inshuti y'abantu benshi, aho abantu bamwe bakoresha itangazamakuru bamaze kubinjiji, abandi bakitwa ibigarasha. Rwose uwo mutumvikanyeho ku kintu runaka, nta nubwo atinzamo ahita gushyira mu mujyo umwe
n'abarwanya igihugu cyangwa se n'abarwanya ubutegetsi bw'igihugu bw'u Rwanda. Nyamara ugasanga kenshi u Rwanda rushyigikiye itangazamakuru, ariko twebwe turi mu itangazamakuru ni twebwe turi kuryana. Nababwiye ngo mu iki kiganiro sinyivugira mu rusaku. Njye ndashaka kubereka ko sometime muri nkuru nshobora gukora inkuru nitonze, njye ndi umwakiteri mwiza. Nshobora gukora inkuru ndira, nshobora gukora inkuru nitonze, nshobora gukora inkuru nasaze, nasizoye, nisararanze. Ibyo byose ndabishobora. Ndimo content nyinshi utapfa no kuvumbura. Kuri iyi nshuro rero turagikora mu cyayenge kandi twitonze. Ahubwo ariko muzaza munadusobanurira. Sibyo nshuti z'Imana? Inshuti yawe magara yatangaje amagambo natigeze nishimira, itangira no kwinjira mu buzima bw'umugore wawe. Nje ntabwo nabyishimiye, hari impamvu. Nimba ufitanye ikibazo na Bosco Empire, nawe ugifitanye n'abaturanyi be, nawe ugifatanye n'inshuti ze, nawe ugifatanye na Nimba ugiranye ikibazo na Magashi, ntabwo ukigiranye n'umugore we, nta nubwo ukigiranye n'abana be. We hangana na Magashi ariko umuvire ku muryango. Nimba ugiranye ikibazo na Sebiradiyo, si ukigiranye n'umugore we, nta nubwo ukigiranye n'abana be, ngwino ukosore nde kipenzi cha watu. Ariko si ibingibi byo turabyita gute? Ibi byo turabyita gute? Ngaho namwe nimwiyumvire, mumbwire nimba koko ibi bintu izi social media arahazi igiye kutugeza. Twese tuzi Magashi nk'umugabo, nk'umugabo uhagarara ku ijambo, agahangana n'aba bantu benshi batinya, agahangara babandi batinya kuvuga ngo baramvuga ibi, baravuga biwacu, barazana ibacu, akicara akabahangara. Ariko sizi saha umugore we ni uteye intambwe ya mbere kujya kuvugana na babana hanganye nabo. Mana yanjye, ndumva amabere yikoze. Umugore wa Magashi atuzaniye ishyano, ni uteye intambwe ya mbere ajya gutanga ikiganiro mu bantu Magashi rirwa hanganye nabo hano kuri social media. Mworoshye ko famiya yiwe niyo kumubuga izajya kitariya ku Kibuye. Rero witonde udasanga uri murakora mu nkovu zabo baso wanyu bahemukiye. Ayo n'amagambo genda ibwire Bosco. Wabyumvise? Rakumva. Habone kundi mugabo witwa Richard uba muri Leta Zunze za Amerika. Umugore ari warokokanye n'uyu mugore wa Magashi. Umugore wa Richard yarokokanye n'umugore wa Magashi. Yego. Urumva ko uyu mugore wa Magashi niko agize gute? Niko avuze. Hanyuma rero tukibaza, yarokokeye hehe? Hitwa ngwiki? Mukaye gace? Muyihe santere? Cyangwa se mukaye amagana hitwa ngwiki? Ndanibaza ndapa. Niba uyu mugore ashaka kudukira hagati na hagati, arashaka kudukira hagati na hagati, hitwa ngwiki? Wabyumvise neza? Ngenda nibaza. Antoine ntagiye kukugira amakenga jewe. Umugore wa Magashi ntagiye umugabo wawe ni inshuti yanjye. Ariko kandi dushobora gushwana bitewe nawe. Ugashwana n'umugabo na Magashi. None se uyu mugore baraza kunyitereka ngo kiwe ngo umunyamenshi. Naracisha imodoka yanjye nkatwike sase yaje kagira gute mwerekeza ku Kibuye. Bosco wari umuragishika atuma dasinzi. Muri kiriya gihe Bosco yaramuze kuvuganye na Antoinette. Ijo bwari ndagabuke na madame arabizi. Muvugana yakubwiye ngo iki? None ubu umubere rimwe. Reka baze mubwire. Bosco azabasaza. Bosco Empire azabasaza, kandi azatuma muryana, abareme mwiryane muri aho ngaho ngo muri kurwanya Bosco Empire. Hego! Bosco Empire mumukozeho ibiganiro pe, niyo topic, niyo content, niyo. Ariko wabereka ko ize azirwana yicaye. Izi saha azanye umugore wande wa Magashi. Ejo azazana umugore wa Sebiradiyo. Trust me. Uzatinya umuntu yaguhigiye. Bro, yaguhigiye. Ejo azahamagara inshoreke zanyu.
yego navuze ko naza guseka birababaje biteye agahinda izi saha. Umugore wa Magashi atumye umubano wa Sebiradiyo na Magashi uzama agatotsi kubera ko Sebiradiyo ubwo yanditse aravuga ngo umugore wa Magashi ni umugambanyi yagiye kwifatanya n'ibigarasha kandi umugabo we yicara kuri kamera akirirwa rwana n'ibigarasha. None umugore we yahagurutse atanga ikiganiro mu bigarasha. Mwoka byaramwe mwogaheka mwe izi nkuru turazibara gute turazigenza gute ko Magashi ureba nawe ijuru rimugwiriye. Uravuga akantu gatoya waba uvuze kuri Bosco Empire akantu gatoya wagahita gusamira hejuru agahita kwita kuri mugenzi wawe. Abantu ba hano bose abanyamakuru ba hano bose yumva atifuje cyangwa se yumva atishimiye aravuga ati muri bigarasha muri bamwe nta magambo yaba mu biganiro bye. Nyamara ikintu utazi mu papa dukunda igihugu cyacu utazagikunda n'ikazi ke uwo nawe tuzahaguruka tumubwize ukuri. I support you ariko murekereho kugukira buri muntu wese, murekereho gutarukira buri muntu wese. Nta hantu mwigeze mubona igihugu kiziza umuntu ibitekerezo bye, naho amategeko y'u Rwanda twemerera gutanga ibitekerezo byacu ariko tutahutaje rubanda. Ubu rero ntago mbizi sinzi uburyo nza kubunga pe kubera ko ngiye ku mutima wanjye ntago nifuza ko we na Sebiradiyo mwatandukanye. Simbyifuza sinifuza ko we na Sebiradiyo mwatandukanye. None mutandukanywe n'umugore ariko nanone ugomba guhitamo hagati y'umugore na Sebiradiyo. Umugore wawe yashinjije Sebiradiyo ngo Sebiradiyo agira amagambo menshi ngagira menshi ngarahubuka ngo yigize akaraha kajya he ngo yigize umuntu wa danje. Umugore wa Magashi nuko yasabeje Sebiradiyo. Nyamara Sebiradiyo tumuzi nk'umuntu mwiza, tumuzi nk'umugabo utanga ibitekerezo, tumuzi nk'umuntu uvuga atitaye kuba agiye kubwira, tumuzi nk'umuntu ugira akarimi kubaka. None tayari Sebiradiyo umugore wa Magashi n'ugize gute n'ugutabye mu nama ko karakugambaniye n'ukuntu uri inshuti n'umugabo we. Harya hagati ya Adamu na Eva nindo ashutse undi nindo ashutse nde kuko kabyara Maga urabigenza ute ko umugore wawe Sebiradiyo yamwibasiye, umugore wawe mwiza wishakiye ubikunze, ni wowe uzi amateka ye, ni wowe uzi aho wamukuye, ni wowe uzi aho mwagize gute. Nimba umukunda rero ugomba guhaguruka ukarwanira urugo rwawe, ugomba guhaguruka ukarwanira umugore wawe cyane ko ngo ari no mu diaspora n'ugutama utwo dushati n'udupanaro ngo ntutugutama. Hagati rero urahitamo hagati ya Sebiradiyo n'umugore kubera ko izi saha ngiye nta kintu cyo kuza kumbwira pe, nta kintu waza umbwira hano. Muzana inkuru nasesengura inkuru za Bosco mukanyita ngo Kabutuyu, nagira gute navuga ibyande ngo ni Kabutuyu. Nyamuneka ngiye ntago ndi hano guhangana namwe ariko ndi kureba ibyo mukora, ahubwo sizi saha urakora ikiganiro cy'umugore wawe cyangwa ntago ugikora. Uragikora utubwira uburyo yifatanyije nabo wirirwa wita ibigarasha, akaba afite na nimero zabo, akaba avugana nabo kugeza nubwo baha ikiganiro. No bafitanye umubano wa danje, hey hagahuru kimbwa karahiye we iyo. Narababwiye nidutuze duce make, twarabyaye twarashatse. Hey banange numva ngize ubwoba. Wabyumvise neza ngo ntabyo ziri hano, ibyo nigeze numva. Uyu mugore wa Magashi urumva batarimo razana akantu katena. Aya mateka bakiniramo abantu bakiniramo ko bayashende babaye cyane n'agahinda karanyishe
Claude w'umunyameshi ngavuga meshi ngo harya ngo agira guta umunyamazimwe ni umunyamazimwe umunyameshi umunyamazimwe okay noneho niba ntari umunyamazimwe niba ndi umunyamazimwe nkaba ndi umunyameshi Antoine uvuka he so yitwa nde ni na hitwa ngo iki kugishita cyangwa hariya kuruze kujyayo jewe natike ngusaba nta n'umwanya ngusaba nta n'icyo ngusaba noneho nawe uzantume ngi wanyu hanyuma njya kuganira nabi wanyu nganire nabo baduha amateka noneho twumve ko se wabosiko nta ruhare yagizemo twumve ko se wabosiko nta ruhare yagizemo ibyo bizatuma n'umugabo wawe Magashi tuvuga tuti Magashi azagaruka asaba imbabazi bosiko siko bimeze aya mateka arashari siko bimeze yego sibyo byaba byiza niba Tuanete avuga yuko ibyo atanabizi abizi yo mageze ngembura amagambo Magashi akaba yaratangaje ibitari byo amateka ndayuko Claude na Magashi tutaravuze ibitari byo noneho umugore wa Magashi natubwira hariho tuzajyeyo batwihera makuru n'abaturage bazabitubwira kigaragara cyo Bosco yimpaya agore kukuri cyangwa akaba yarabeshywe n'ibintu bibiri agahinda karakanyagwa ye Bosco yimpaya yarababwiye yarabarabuye yarakubwiye ngo guterura kamera ukayijyana iwabo nicyo kintu uzapfa wicuza iye mwibuke ngo Bosco yimpaya yagiye guhaguruka kuva mu Rwanda afite icyo yiteguye we yariteguye agakino ke ikarita zikina kuriya mumvugira utiye kujya iwabo rero murabizi hano mwese muba mumeze nk'abahanganye umwe ashaka igikubita undi hasi undi agashaka igikubita undi hasi iye mwahoze mutuka abantu ngo bava hano ngo bakajya guhura nande ngo nimba yarahuye nande ngo yahuye ngo Bosco Yimpaya yahuye na Ezekiel kakagabo kamwe kagenda gasusumira kamwe kagenda kadigadiga gutya ye tayari abagiye mu murongo umwe niki murahaguruka mutwarayo kamera nawe yagombaga gushaka ahafata kugira ngo agire gute aba kandi imbavu mwibuke we ngo izi sahara navuga ngo nani kintu afite ahomba nani icyo agira ate ahomba yaragiye afata ku ipesa ry'umugore wa Magashi aravunja handi umugore wa Magashi yagiye no mu bitaro yagiye mu bitaro arwara icyo bita stroke amaze kurwara stroke yibuka ko Bosco Yimpaya gaziranye na mama bebe uriya mu mama numva ngo abakampara ibiganiro bye mbibona ahanganye na Magashi cyane yambitse Magashi agatenge agasutiye mugende kuri Mama Bebe TV show mugende murebe ibiganiro bye ahanganye ni episode kuri episode na Magashi numbaza icyo bapfuye ubu byansaba gusubira inyuma bose nkareba aho byatangiriye gusa icyo nabonye narabyutse mu gitondo nisanga kuri thumbnail imwe nabo ngabo bose ngo sinzi ngo ngewe kabanayo ngiye mutazamfata mukanyitiranya na bano banyamakuru b'i Kigali mwirirwa muvuga ngo barya amafaranga y'ibigarasha uriya ngo bakangari ngo karya yari amafaranga y'ibigarasha uriya yari amafaranga y'ibigarasha mutazanyitiranya abegi muzane inkuru zanyu nzicaremo nzisesengure nzibyinemo n'ibintu ngombwa nziryamemo mutazanyitiranya ngewe uzabyuka mu gitondo akanyita kabutuyu papa kabanayo njemvuka mu ruhango umwana mu ruhango nkuriye mu Rwanda nzanahasazira ndetse n'imva yanjye zabiri hano mu gihugu cy'u Rwanda tazanzana muri stress zanyu zo gushaka ubufaranga kuri YouTube mwitiranye ibititirano kebanayo baba baracakiranye baba barashwanyaguzanyije baba bituranye hasi bamaze kwiturana hasi
Bosco Empire arareba aravuga ati ariko aba baginga baramfashe nanjye ngiye kureba aho mbaterera icy'umutwe. Abacamatanye n'umugore wande wa Magashi. Mama yake yara mama. Umugore wa Magashi si ukuvuga ariko koko. Bosco ndagukunda. Nkunda ibiganiro byawe Bosco Empire. Uri rwose uri umunyamakuru mwiza. Uri umugabo wanjye abavuga yavuga. Uri ureba Sebi Radio avuga menshi. Aradandabirana kumbi ngo umugore yagira ngo yivuyire mu bitaro aho yarari. Bosco Empire yaramurimbije. Noneho nimba Magashi. Maga ngaho ngera ukora ikiganiro kuri Bosco Empire. Umuturugunya bya bindi byawe. Ongera. Afite na nimero z'umugore wawe. Nureba nawe uzasanga mubyayemo n'umwana. Bosco Empire azakurongorera umugore. Mwaje hano ngo muri kumubabaza none dore arabateranyije yafashe ku mugore rwose Sebi Bafure wanjye mumureke rwose kubera ko we noneho nibafata ni umunsi wabyutsa mu gitondo ukumva umugore wawe ari kuvugana nande na Bosco wowe uzahita ugwa muri koma kubera ko uburyo mwamushimagiza ibintu mwamutsindagira ibintu mwokabyara muzahita ugwa muri koma. Ubu Magashi sizaherereye Maga where are you papa yo pole sana nyine tu bibaho kandi bajya baca umugani ngo ibyaye ikibazo irakirigata. Ubwo nimba umugore wawe utamukiramo imyumvire yo kumva ko abantu bose mugiranye ibibazo baba banzi be mureke afite uburenganzira bwe ibyo yatangaje twabyumvise abazi ubwenge twisesenguriye hari nibyo tudashaka kuvuga ariko ndakeka this is the time nicyo gihe noneho se amagambo naye yambabaje hari ibintu byambabaje kuri Sebi Bafure yatangaje kandebe kari hano ikiganiro cye cyagezeho kibura amajwi mikoro yitarakije yageze harataraka mikoro irabura pe ariko birababaje kubona reka nimere hano aho yaguhamagaye anihora bataye muri Nyabarongo uyu munsi ikintu urimo kubishyura ni ugufatanya n'abaguhekuye kandi imagine Kana Magashi nimwe ndarira mu kiganiro umugore wawe yanyise ngo ndi umunyamazimwe ngo ndi umugambanyi ndi ibiki ubu ko umugore wawe Tonete navuga aya magambo koko Maga wayumvise wapi ngo yarazi ko Bosco ngo namubwira kuriya ngo yarazi ngo Bosco ngo ashaka kumuguyaguya ngo arebe ko yaza mu Rwanda none sa aguyaguya Bosco yitwaza izina ryanjye asebya ngo ndi umunyemeje naragiye ku kibuye hejuru y'amarira yiwe yafite umugore wawe umubaza avuka ku kibuye nibabwiye Bosco ko bene bapfuye nk'abandi bose umubaza ngavuka ku kibuye twe tujyeyo hanyuma tumenye ko se wabo wa Bosco ryandikayo igitero cyo kitari mu bishe bene na madamu wawe umugore wawe arajya guhakana atarageze ku kibata afite n'amakuru na gatoya ubu se koko mana yanjye ko ndimo ndarira muri iki kiganiro Maga oya yangane we yarazi ngo bese ngo areke gukomeza kumutuka ngo amuhendahende ngo arebe ko yaza mu Rwanda akindi yarazwisha Maga ntabwo ngewe ndi mubyara w'umugore wawe ajya gukinisha ngo ndi umunyamenshi ngo mvuga menshi ngo nateranya sangeza n'umayenja kumuteranyayo ngewe ntabwo ajya kunteranyiriza kuri Bosco ntabwo njya n'intwaro yitwaza kuri Bosco kiya kigaraca none maze kuvugana n'umugabo utuye i Kanombe iwawe utuye kuri iyi nshuro inka zawe baziguhe mvuze cyane kuri iyi nshuro inka zawe baziguhe ntago ari we bitwaza kuki atitwaje umugabo we nirirwa abwira Bosco Empire kuki atari we yitwaje kuri iyi nshuro rwose agapira bakaguhirikiyeho nawe rero duhe iz'umugore w'Amagashi ziduhe nawe zizane muzizane ariko Magashi witwaye neza wanze kuvuga nabo umugore wawe c'est vrai hara niho ubereye umugabo uravuze bwana Magashi urabibonye ko iyo imvura itaragwa iwawe ugira ngo abaturanyi kuba bari kunyagirwa ugira ngo hari nuko baba ari abanyabyaha cyane
hariya witwaye nk'umuntu w'umugabo. Uburyo uvuganye kuri telefone na Sebi Radio binyeretse ko byibura muri wowe hakirimo ka kantu kagira gati iye utangiye kumenya icyo bita gusubiza wabanje gutekereza. Sebi Radio yababajwe cyane n'amagambo umugore wawe yagiye agatangaza kuri Bosco Empire, kandi mwirirwa hano muvuga ko Bosco Empire ari inyangarwanda. Mwirirwa muhanganye na Bosco Empire, muhanganye n'inyangarwanda. Kuri iyi ncuro rero umugore wawe ni Pata na Rugi n'inyangarwanda, ni ikipe imwe n'inyangarwanda wirirwa mu Rwanda nazo. Sebi Radio byamubabaje cyane, aranarira cyane, ariko aguhamagaye hari uburyo witwayemo nkunzi. Wanze kwerekana ko umugore wawe ari umunyamakosa, wanze kwerekana ko umugore wawe agize ate yifatanyije n'iki n'abantu wirirwa ugira gute uhanganye nabo hano wita inyangarwanda. Wanze kubyerekana, nyamara bafite na nimero zabo, aranabahamagara uko abishatse bakaganira nabo. Ariko hano wirirwa bamwe na bamwe bashyiraho ibyaha byuko barya n'amafaranga y'inyangarwanda. Ubu se nimba avugana nabo akabaganira nabo ku matelefoni, ubu warya yangana iki? Twabyirwa n'iki ko numvise ngari muri Amerika ko kuyakoherereza abatariho. Hey, by the way, ngewe mba nivugira ibyanjye mwazanye hano buretse Sebi Radio yababaye. Mwamubabaje, ibi bintu ntabwo bikwiriye. Ntabwo byakagombye kuva mu mugore wa Bosco Empire, cyangwa bikava mu mugore wa Karegeya, cyangwa bikava mu mugore wa Ndahiro Valence Papi, cyangwa se bigakorwa n'umugore wa Theo. Abo bagore nibo bakagombye kuba byibura bari kuganira na Bosco Empire baganira. Ariko izi saha Magashi wacu twemera umugore watugambanire. Birababaje, mwababaje rwose. Kipenzi cha watu yababaye kabisa. Oh, sorry kipenzi changu. Ndashobora mbaze babwira impamvu mpamagaye Magashi. Hari ibintu umugore wa Magashi niba ari muri Amerika koko kwa Trump, wabyumvise neza. Magashi tumuzi nk'ingotanyi cyane, Magashi tumuzi nk'umurashi, wabyumvise neza. Uyu mugore wandi yarashatse Magashi atazi Magashi wari we. Nabanze afata umwanya atekereze Magashi abige Magashi. Yabivuze Magashi atabize. Magashi ntabyaze. Nora subumvise atamushyirishijemo. Umugore nawe afata icyemezo umugabo atabize. Baza wumve Magashi ntabyaze. Wabyumvise Magashi ni inkotanyi. Magashi ni inkotanyi, arakotana. Magashi akunda igihugu, Magashi arwanira igihugu, Magashi aratukwa, Magashi bamucira mu maso, Magashi bamutuka ibitutsi, za komantere zimutuka, zimusebya zigira gute, zisebya Magashi. Ariko uyu Magashi byavuze byose yabivuze aruko Bosco Empire yavuze umugore wa Magashi. Wabyumvise neza, yemera guhagarara, yemera kurwara intambara. Twese turahaguruka dufasha Magashi, Gasuka arahaguruka, Korode ndahaguruka dufasha Magashi. Nawe Bosco Empire wabyumvise neza, nawe ubwawe warahagurutse, nawe wahinduye content kugira ngo tube nyuma y'umugore wa Bosco arangije. We umugore wa Magashi arangije ngo Korode ndi umunyameshi, ngo ndi hajya ngo ndi umunyameshi ndike uri umunyamazima, ngo ndi umunyameshi ndi umunyamazima. Magabo zigira amazima. Wabyumvise neza. Magashi nagasu ngo yagiye ngo guyaguye Bosco ngagiye gutega garuka ngo akarimo batabiziranye. Wabyumva neza, yewe ntabwo baguyaguyira Bosco ku izina ryanje. Wabyumvise neza, uyu mugore wa Magashi niba atagira aho akomoka nareke kudushyira mu kibazo. Niba ataza havuka nareke kwitiranya Kibuye mu Bugango, areke kwitiranya mu Bugango, areke kwitiranya he. Wabyumvise neza, ntabwo utagira havuka. Ubwe yatwigire kavuka ku Mubuga, ubwo atwigira yuko famiye yiwe babishe muri jenoside yakorewe Abatutsi. Agahinda karamara, ndababara cyane. Maze kumva witwa Ryandikayo kariwe wayoboye ibitero byo ku Mubuga naho bita Murangara Adventiste na za Bisesero.
umugore w'amagashi akabagambaniye umugabo we. Yatanze amakuru kwa Bosco Impa ikiganiro mwakibonye. Ariko izi saha biteye umwiryane hagati ya kipenzi cya Wantu Sebi Radio ndetse na hagati ya Magashi. Sebi Radio ntago yumva uburyo umugore w'amagashi ari wizi saha wabyuka mu gitondo akifatanya nabo umugabo wirirwa rwana nabo. Ibi bintu nkuko bibarya, nkuko bibabaza, mujye mwibuka ko n'abandi nuko imitima yabo ibimeze. Nuko imitima yabo ibimeze. Kuri iyi nshuro ntago tuzi nimba Magashi aza gutanga ikiganiro atubwira ububi bw'umugore we, uburyo umugore we yifatanyije n'ibigarasha bagakora inkuru, ntago tubizi. Ariko kirakwiriye. Ese umugore wawe nawe uramubara mu bigarasha ko acamatanya n'ibigarasha? Cyangwa uramugirira impuhwe kuko ari uwawe? Wibuke intego n'imwe. Buri muntu wese uzigera yifatanya n'abarwanyi iki igihugu cyacu n'abasebye igihugu cyacu tuzagira gute? Tuzamuvudukana. Uzifatanya n'abasebye igihugu cyacu cyo n'abakirwanya tuzagira gute? Tuzamuvudukana. Kuri ino nshuro umugore wawe uramuduha tumuvudukane cyangwa ugiye intambara ugiye kuzicumbikisha? Bosco Impa yakoye ufasha hababaza. Mucunge sana. Bosco Impa yo yambariye urugamba yarabibarabuye. Ntago ajya azimya umuriro. Ucunga utazasanga ahubwo yakurongoreye n'umugore. Umugore ngari kwa Turampo no by the way. Ko numvise mushuti wawe avuga ariko noneho turinde. Umusaza ari kwa Turampo. Ubusubi uwe mwagize ngo ubungu Bosco Impa yana ari kudupangira kutuzanira nuwa Sebi Radio. Cyonzi cyo nawe azashyira muzane. Ego barayaje. Ngi byanye mbirebera hano numiwe. Nababwiye ko nanjije yankurikirana ngo insobanukirwe. Iyi message ni y'abanyabwenge gusa. Magashi pole sana, ihangane. Nagahini yishaberi bavukana kuri iyi nshuro. Sinzi n'undi usigarana uhisemo umugore wawe kubera ko umugore baramutatamuye. Sebi Radio urabizi ntago ajya atinzamo, abagomba kumutatamura immediately. Ahubwo uburyo witwaye muri iki kigeragezo ngewe nabigushimiye pe. Uburyo wabyitwayemo bro, hariya nanjye wankomye ndemera. Byanyeretse ko washishoje. Ibitaza gushimisha mushuti wawe wamaze kwisetingamo ko mushobora kuba mwarabipanze. Bosco Impa yawe gomeza uduha makuru yaduhe. Izi sawa urusinga warufashemo. Izi sawa urusinga warufashemo kandi mu bigaragara mwababaye kuruta ikiganiro mwamukozeho. Mutekereza kaza kubareka none mwambarira urugamba dusohora ama episode. Umugore w'amagashi nawe turagushimiye ariko nawe ugomeze wihangane. Izi ntambara zakujeho kubera abatware banyu. Mujye mwihanganira rero ibigeragezo muzaza muhura nabo. Sometime abantu bari inyuma bazira ibicumuro byacu twebwe twicaye kuri kamera. Kuri inshuro rero mwese muremewe. Muduha ama episode. Gusa Sebi Radio arenganurwe iheneze bazimuhe. Sebi Radio arenganurwe iheneze bazimuhe. Arenganurwe pe ubutabera ndabuguha bwa hano. Nanjye ndajya inyuma yawe bakurenganyije. Wagiye gushaka inkuru umugore none azitesheje agaciro.